Nitwa Nzakagendana. Nzakagendana gashi. Agakiza. Nuko iyo umuntu akijijwe yizera Imana ngo umwami n'umukiza amushoboza byose. Uretse ivuga butumwa no guhanura gusengera abarwayi nabwo ubwo ngahita mbanura ngabwira abandi by'Imana ivuze. Ariko ngagira amakenga. Tubise. Ko ninjye uhanuye sinibidasohora. Zuma ko nka wa muntu nanjye ndi gusenga ngo ningira amahirwe. Haleluya. Byiringiro ntabwo nogira amahirwe ya gupfa no gupfa. Byiringiro kandi byiringiro mbite ndibingo zisoni nzajyayo. Oya nzamusangayo. Yawe ndetse gusenga twese duharanira urugendo ariko gupfa ya data turacyagukeneye uretse. Nanjye ndafite kugenda. Ngo nawe ndikumva njyaga kugenda. Gumamo muri Yesu niho turuhukira. Muri Yesu niho tubohokera. Ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubesha. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujubesha Mana, ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubesha Mana. Yes, nkuko twari twababwiye umuntu muri kubona imbere kuri kamera za Gornal TV ndetse na Kokode ni umuhanuzi, ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa. Ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Niwe tugiye kuganira nawe muri aka kanya nkuko nabibateguje muri intro y'ikiganiro nakoze. Ntabatinde rero reka mwakire. Muraho neza? Yego turaho. Ndakwakiriye. Yego. Nemye mbaza. Ubwo bwa mbere wakwicara kuri imbere y'icyuma. Nibwo bwa mbere nabonaga bari gufotora ngifotoza, ariko nibwo bwa mbere naje imbere ya kamera ukaganira nakora ikiganiro. Imana yaza kudufasha tubigendemo neza. Yego. Imana yaza kudufasha tubigenzemo neza. Gusa reka dutangire dusenga kugira ngo n'ubundi Imana tuyoboze umwuka wayo. Reka dusenga Imana. Yego. Mana ishobora byose, Mana ikomeye, wowe watubyaye twari tutari abana, ariko waduhinduye abana. Izina ryawe nirishimwe. Tunejejwe nuko tubonye uyu mwanya, turasenze ngo uzugumane natwe. Duhagaritse imbaraga za Satani, duhagaritse imyuka mibi. Ngwino ubane natwe muri iki kiganiro. Ari umunyamakuru, ari njye ugiye gutambutsa iki kiganiro, ndasenze ngo ugumane natwe. Sengeye abazatwumva, sengeye abari kutureba, kugira ngo bose bazahabwe umugisha, kandi ibiganiro turi bugirane bizabafashe. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze. Yego. Abantu bo kuri Gornal TV bagiye bambwira ngo singe ntindana ikiganiro ngo ntaragitangiza vuba, ariko hari igihe rimwe na rimwe mbita mbaza ikibazo cya mbere nshingiye ku byo nasanze kuri tele cyangwa se ahantu nagiye. Nakonye amavuta y'Imana, wambaye neza, ugaragara neza. Utuye muri aka gace? Ntuye mu murenge wa Kanama,
mu kagari ka Muhoza mudugudu wa Nyashundura isibo n'ubutwari witwa ndi amazina nitwa Semagambo Fabien ariko hari n'irindi abantu bambamagara maze gukizwa tari Semagambo yego nitwa Nzakagendana Nzakagendana agakiza agakiza hari korasi nakundaga gutera ngeze mu rusengero bango nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Rero iyo korasi abantu bayumva bo duhuye nzohotse akandamutsa akambwira ngo witwa Nzakagendana, nakunda kwitera mu gitondo kare kare ngeze mu rusengero. Ntago byagiye bikubangamira se? Oya narabikunze. Narabikunze cyane. Ko umuntu yakwita Nzakagendana waba ugeze mu karitsiye kuganira n'abandi bantu bangana na mbese b'abagabo bakakwita Nzakagendana, ntago byagiye bikubangamira? Ntabwo byigeze bimangamira cyane ko nakuze numva ngunze Imana cyane. Iryo zina rero numva ahubwo rinzunikiye cyane mu kwegera Imana. Ngize amahirwe ako gakiza Nzakagendana kugeza paka mvuye no mu rupfu ngabandi kumwe n'agakiza kazajya mu bwami bwo mu ijuru. Wanasanga ari ryo zina ukunda kurusha yandi yose. Yego. Birashoboka. Nahoze mbwira abantu hano hantu turi ngo biragoye cyane ko umuntu yabona hasa neza, umuntu hashyushye mbese. Yego. Haba hakonje buri gihe. Oya. Nuko ari imvura yaguye uyu munsi. Igihe kiragira hagashuha ndetse n'amakoti tukayakuramo turi guhinga. Hano harashuha nduhabone hakonje. Oya uri guhinga byo birumvikana n'igihe ukuramo n'ikoti rw'inka imvura iri kugwa. Bakumubira uburuko ugo transpira buri kuzana ibintu by'ibyo cyane. Ariko nabonye hakonje we. Oya harashuha buriya mu kwa karindwi ugeze ino. Wasanga hashyushye cyane. Mu kwa karindwi. Cyage kizuba birumvikana. Ubundi nuko ikirere cyahindutse. Ubundi twaga tuzi ko kuva mu kwa kane habaga ari igihe cy'imvura pe. Ikagwa ku buryo utava mu nzu. Byajya mu kwa karindwi izuba rikaba riva mu gihugu cyose mbese n'ahandi hantu hatwegereye. Ukaba imvura igwa nyinshi. Twazamuka nyine twaga dufite season. Ubundi bajya bavuga ngo mwakugira ibihembwe bitatu by'ihinga. Bapangaga ibyo bihembwe by'ihinga bagende ku gihe cy'izuba ryagera gute ryavaga imvura ikagwa bakamenya ibiti kino kera ku mvura akaba aricyo bahinga, kino kikera gutyo. Yego umeze ute rero? Ndaho ndashima Imana. Ndanezerewe cyane ko mwadusuye. Ndishimye. Usengera hehe? Senga muri ADPR. Ese ugira umwadeperi? Yego. Bajya bavuga ngo abadeperi uno hano hasigaye abakozi b'Imana b'abanyamwuka. ADPR yo muza ADPR bakakumva kuri muri ADPR. Yego. Bahita bavuga ati hano umunyamwuka pe. Bisobanura musanga biterwa n'iki? Kuva na kera ubundi itorero ryacitwaga Pentecote. Ibihe byagiye bisimburana yabageze aho ADPR ariko yari Pentecote. Pentecote rero bivuga umunsi umwuka wari yamanukiye ndumwa. Rero itorero ryacu kuribamo uri umunyamwuka ni byiza cyane. Ngo bivuze ngo nyine ariko siko biskari byo koko. Hano ni twagana nambwe ati ndi umwadepera ko mu Pentecote. Ndi umwadepera w'umunyamwuka. Ngaraba ADPR ku izina ariko ngende umwadepera mu Pentecote w'umunyamwuka. Ni byiza kanganeza umwadepera numve ko biravamo neza. Reka twumve ko Imana iri buze gukora akantu. Nuko rero wavuze ngo Nzakagendana umaze gukizwa nibwo bakwise iryo zina. Yego. Hari ukuntu umuntu akwibariza umuntu nkamubaza ati se hari agakiza twonka sinzi niba ubyumva, hari n'agakiza twishakira. Uri kubyumva? Ndi kubyumva. Agakiza wonka wenda ruka nk'urugero ukavuka iwanyu ukabona barakijijwe. Hari na kwa kuntu uvuka iwanyu ye wana wababwira iby'Imana ugasanga ni babandi baterekera, babandi banywa inzoga, babandi banywa amata, babandi basinda ariko ukava muri umwe akavuga ati nge ndihandagaje ngiye kumenya Imana. Yego. Wewe agakiza ufite bakakomeye kuki nako wonse nako wishakiye? Nakoze agakiza mfite. Ndakubwira ukuntu nakijijwe. Nakuze mfite ngeze mu myaka 8-10. Mama yari umupandekote. Rero tukamukurikira gusenga. Ariko ngeze mu myaka 14
14 ndabyibuka uwo munsi mu myaka 14 nyigezeho nari ndi kwiga mu wa 5 primaire nibwo numvishe njaka kubatizwa kubera ko twakurikira mama mu rusengero tukabona bari kuririmba ngabona ni byiza ngabona abandi bari kubwiriza ngabona ni byiza noneho rero nyuma yaho nibwo nani numvishe njaka kubatizwa tariki 30 z'ukwa 5 ndabyibuka mu kwezi kwa 5 mu 1995 ubwo niho igihugu cyari kimaze gufata umwaka warurangiye ingotanyi zari zimaze gufata igihugu hari ububyutse cyane hari ububyutse hanige abantu bajya bavuga ati ariko cyagiye abantu basengaga bagiyeho ubu ngubu ko cyagiye buri muntu wese wasaga ngo buri rugo rwose rufite umuhanuzi rufite urusengera ariko ubu ngubu ngo byarakaze nuko iyo tariki bahita bashaka bo kubatizwa ububyutse bwari buhari ubwo nanjye ndiyandikisha ndabatizwa batizwa numva ni byiza tuja mu bihe byo gusenga turasenga agakiza kanjye nakabonye tariki 9 z'ukwa 6 1996 ubwo mwaka warurangiye mbatijwe yego najaga mu bihe by'amasengesho ngamera iminsi 2 ndajya ndanywa ariko sinumve ni mbohotse rero dukora amasengesho y'iminsi 3 tutajya tutanywa ndibuka uwo munsi turasenga munsi wa mbere munsi wa kabiri abantu baje mu mwuka barahanura abantu bari kubwiriza ariko numva nandi ndabikunze ariko ngabishaka ngabibura cyagiye habaga hariyo n'ibintu byubyutse no kwiriza ariko ubu ngoho byaranze kwiriza ntabwo bikibamo ari umuntu icyo giwakigarura mana yanjye ari umuntu watsekejeje ubundi ngo basigaye bapanga nk'ibihe ngo by'iminsi nk'ine urumva bagapanga bagahuza umugambi bari kumwe bose ari abahanuzi noneho umuhanuzi umwe akahita avamo inzara yamurya akahita avuga ati mva ibyo Imana imbwiye Imana ngiravuze ngo ushobye kurya nk'ibyacu yabisubije ngo sigomba kurangiza igisimbo urumva ko abantu b'iminsi basigaye barabaye uwo bagara umuhanuzi uhanura ngo mwapanze igihe cy'iminsi 7 yego akahita avamo akavuga ati njye mviki Imana imbwiye namwe ngo nshobye kurya nk'ibyacu yabisubije ngibyo twasenga ngo byangije gukemuka ngo none ngo turize ute byarangije gukemuka ubwo buhanuzi ni amarangamutima n'inzara ibimuriye rero cyagiyeho mwafataga iminsi 3 igashira hari indi minsi yigeze urenzaho isumbiye kuri iyo minsi 3 oya ndonangeje ku minsi 3 hari wabwiye ngo amaraga iminsi 7 rero oya nje ndonangeje kuri 3 harya nkumuzo ndavuze ngo yajaga mutuvuma kamara iminsi 7 ari mutuvuma ari gusenga iminsi 7 ari gusenga atarya tanywa urumva ndi amaraga iminsi 6 amaraga 3 yego ngaho mu minsi 3 rero ku munsi wa 3 niho naringeze hari saa 8 z'amanywa ngo turasoza nijoro saa 7 z'ijoro niho umunsi wabaga wuzuye neza ko twabaraga amasaha 28 yego icyo gihe ndabyibuka bamaze kubwiriza tugeze igihe cyo gusenga noneho y'amasengesho menshi ngiye kumva numva muri ngewe ibintu birahindutse yego numva ibintu bizamutse mu maguru ng'amashanyarazi bizamutse mu mubiri wose ndakwigwa neza ngiye kumva numva umunezero mwinshi ukuye umubiri wose ndishimye ndanezerewe noneho mbombeka amaso ngiye kumva numva umuririmbyi araje numva nanjye ndaturitse ndaririmba rero mu kagiye basengaga numva umuhanuzi ari kuvuga ngo mutuze ngo hari Imana igiye gukora nanjye muri wa munezero umubiri wangushe bitambaguruka negiye nibona imbere y'iteraniro ndatangira ndaririmba ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ndihagira ikibasha kumara umubabaro kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ndazibaga igukundi ndaririmba ngo iri ni itangiro ry'umunezero wanjye ngo aha niho umutwaro wamvuye ku mugongo irimo ndaririmba
nagiye kuyisoza iteraniro ryose ryafashijwe ndi mu mwuka ndi kumva ndawahangura nishimye ese umunezero w'icyo gihe na n'ubu uracyandimo wandeye gukunda Imana rero turataha tukiraho haba haje umuntu arahanura araza ngoraho arambwira ngo dore nguhawe impano yivuga butumwa uhawe Bibiliya n'indirimbo uzabigumana iteka zahora ubifashe none uracyabifite ninzakagendana yego rero ndataha kese mu rugo ndibaza si umuntu wambanira akambwira mbaye Bibiliya n'indirimbo ya indirimbo nzabimaze iki ngeje mu gitondo tujya mu materaniro mbaza mwarimu wari utuyoboye rero umuntu yambanuriye arambwira ngo mbawe Bibiliya n'indirimbo ngo kandi ndi umuvuga butumwa none babwiriza gute ko ndabizi mwarimu arambwira ati rero kubwiriza ndabubyigisha gundi ahubwo umwuka wera nakumanukira bizizana numva mfite amatsiko menshi numva udushagara tukajya tuzamuka mu birenge tukagera mu mutwe hejuru umusatsi ukumva ntawe uhari nasenga ngabona ndi muteraniro ndi kubwiriza ariko navayo ndashaka ko batangira kubwiriza bikananira rero nabimenye uterera kubwiriza utambya nk'umuntu wambwiye ati ngenda najyaga mu ishyamba ngabwiriza ibiti ngavuga ati hareruwe ngategeza ko bigikiriza umunsi umwe rero turi mu masengesho y'imisifiri irangiye njya mu rugo turabyukira mu materaniro ndasenga ndibuka saa 10 niyo twabyuka twaje mu materaniro ndabyuka ndasenga bitangata inzira yacaga hano gutyo izamuka ku rusengero ni ruguru noneho mbangeze mu gitari mu shamba neza y'indurusu ariko navuye mu rugo ndikumva mfite umunezero ibyishimo ndikumva n'amagambo azamukanywa ngeze muri cya gitari rero numva ndahagaze ngiye kubona mbona bya biti bihindutse abantu mbona beteraniro rinini ababyeyi abana muri rya shamba ngiye kubona ngo mbona ndihagaze imbere ndatangira rero ndaribwiriza ndatangira ndi mwihane ku bwami bw'Imana buri hafi mwabana b'inzoka mwe ndi waburiye kuhunga umujinya uzatera mwihane ibyaha byanyu bitanzoma ijambo mfata Bibiliya ndasoma nzoma Yesaya mu gice cya mbere ngo mwiyuhagire mwiboneze mukuraho ibyaha byo mu mitima yanyu nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma ingota witeka izabajya kuko akangwa kuwiteka ariko kabivuze maze ndabwiriza numva umutima ndanezerewe numva ndishimye ngibwiriza rero mbamagara abantu bo kwihana abantu bo kwihana nagiye kumva numva umuntu angozeho nsanga ndi muri rya shamba wa muntu arambwira ati kuhagaze hano ndi ngiye mu materaniro tugende bwakeye turihuta rero tuba tugiye mu materaniro tugeze materaniro nsanga mwarimu yahageze hariho urayobora iteraniro rya mu gitondo ariko ndamwigisha abafite igitangaza cyabaye barambwira bati rero Imana yemeye ko ari wewe uratubwiriza bwa mbere ku nshuro ya mbere ayiwe ndashaka kumva ukuntu uhagurutse aha ngaha ukajya kubwiriza mu materaniro bwa mbere abaririmbyi bararirimbye bishyizeho umuntu wo gusengera ukubwiriza nanjye ndonamenye iyo ndi iyo kumva ndaravuze ngo amen wari uyoboye iteraniro ati twakiye umukozi w'Imana natiguze cy'Imana yamvuze ku mutima y'iminota 10 baduhaga amateraniro ngumva kita ko ndi bugarageze bandahageze nzoma ijambo ry'Imana ndabwiriza
mu minota 10 mbona abantu banyotewe n'ijambo ry'Imana. Urakomeza. Mu minota 15 mbona abantu baratwegereye cyane. Hari ukuntu uhagarara imbere y'abantu ukabona iteraniro rirakwegereye. Ukabona nabo bari kugukurikira. Ukabona baragukurikiye. Noneho nanjye numva Imana iranyegereye kuruta imyambaro nambaye. Numva Imana iri hafi yanjye, numva iranyegereye, numva imbaraga z'umwuka wera, numva ijuru rirurutse, numva amagambo akaza ndazi yaturutse. Turabwiriza minota 15 irangiye, mwarimu arahaguruka ngira ngo agiye kumbwira ngo tekeraho, munarambwiye ngo komeza utubwirize ngo. Ndabwiriza minota 30 nahamaze. Twahamagaye abihana, barihana. Turangije mbona abantu bashatse gutaha, haba ububyutse bukomeye. Aba mukecuru arabizi, abene data barabizi, twuzura umwuka wera. Uwo munsi tangira ndabwiriza, ivuga butumwa none ku cyumweru. Baratangira barambwira ati nihora tubwiriza. Nanone. Yego. Amavuta yanjye numva atangiye gukora. Numva amavuta, numva imbaraga. Cyumweru mba ngiye imbere. Tangira ndaririmba, hari indirimbo nakundaga cyane. Indirimbo ya 74 mu ndirimbo z'agakiza, bango hari igihugu cyiza gituwemo n'abanezerewe. Muri icyo gihugu ndibatinya bomba tonike. Haleluya. Ndibatinya bomba tonike. Numva ndafashijwe. Yego. Ndirimbo ndayiririmba, iteraniro rirafashwa, twuzura umwuka wera. Asigaye mbasomera ijambo ry'Imana. Yego. Urarisoma pe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Numva ndafashijwe. Rero turabwiriza, iteraniro rirasoza, rinzi bararirimba, tanga amaturo. Nuko mwarimu rero ahita abwira mwarimu mugenzi we, mfite umwana uzi kubwiriza. Nari mutoya, nari mfite imyaka mike cyane, ndabona ndashaka ndashingurwa nari ngira umusore. Urumva niyo warabatijwe muri ufite imyaka 14 muri 95, ukajya muri 15 guke muri 96, akaba ari gutangira kubona uri imbere ukubwiriza. Urumva ari muto kandi ngurira mu bwo buzima, ndabwiriza. Imana igingirira neza na nubu, vuga butumwa riradukana nubu irakomeye. Bagenda bagutumira ahantu hatandukanye. Yego. Ariko reka nkubaze, ngiye kubaza ikindi kibazo mu kanya turahita tukomeza ku bindi bibazo. Ariko hari ikintu mise nibuka, abantu bakunda gutumirwa ahantu henshi hatandukanye. Ariko ujya kubwiza iteraniro ugasanga ari mu murozi warifashe. Yego. Ugasanga ari mu murozi wabwiriza, wasunika isengesho, ukabona jyanze kugenda watera haleluya. Kandi uzi ukuntu rero bifite imbaraga, ukanahabuze no mwiyikiriza. Ntabwo wigeze ubona n'iryo teraniro. Oya. Nagiraga kwizera. Ugasanga umurozi ngo yarifashe, njye numva ngo ngara umurozi ufata iteraniro pe. Nagiraga kwizera. Watera haleluya bikanga. Nagiraga kwizera. Ko Bibiliya iravuga ngo muzakandagira inzoka na sikorupiyo. Ni mwizera. Kwizera kwanjye rero kwari kurenza kumurozi. Umurozi wese waza mu iteraniro akavanga ari byari bukore simbwirize ngo bafashwe. Oya. Kubera ko kwizera kwanjye kwahuzaga n'umwuka w'Imana wamanutse, bigatwika umurozi agacika indege, asigaye abana b'Imana bagafashwa. Bivuze ngo nta teraniro na rimwe gigeze ari kuvuna wowe, kuko hari igihe ugana n'umuntu afate nigeze kubwiza igiteraniro ngo akajya banjomba amahembe ndi ngariko ngangana nayo ngo ndimbe ngo zigutera rero uri kurwana n'ihembe ngo birakatsingwa. Barishimwe kutahuye n'ibyo bizazara mu iyo nzira yawe. Oya ndona huye nabyo. Ngariko ngo bijya bihaba ngo ukatera haleluya, ngariko ihembe raho ngariko kwataka. Birashoboka, ariko mu kwizera kwanjye nuko iyo umuntu akijijwe yizera Imana ngo umwami n'umukiza amushoboza byose. Yego, hanyuma rero uri umuhanuzi, uri umuvuga butumwa, ufite izindi impano nyinshi Imana igukoresha. Sinzi Imana itanga impano nyinshi. Yego. Sibyo ko umuhanuzi n'umuvuga butumwa, hari izindi impano Imana yakwemera kugeza uko ujye ukoresha. Nakoze impano uretse ivuga butumwa no guhanura, gusengera abarwayi. Ni impano nabimenye ngeza kwa mukecuru. Buriya mukecuru niwashiye kuvumbura ko mfite iyo mbano yo kuhasengera umurwayi. Ubu ntabyo wari wiyizi.
twaraje tuje muri timu ya nimugoroba Oya, gusenga. reka duhere ku iki kintu tutabigenda gake gake, reka tutaza kujagaraza abantu badukurikiye. Yego. Kuko nabizi ukomeze uri kugenda bivuga ngumva sinzi utuntu turi kugenda tuzamuka. Yego. Kuko ngiye umuntu akuvuga Imana neza ari ukuntu numva ni mu kindi kirere. Yego. Reka tugende tubivuga gakeya. Reka duhere ku mpano y'ubuhanuzi. Niyo wakirembere cyangwa wakirembere yo gusengera abarwayi. Habanje ivugabutumwa Yo twayivuzeho. akurikiye y'ubuhanuzi, nyuma y'ubuhanuzi haza gusengera abarwayi. Reka duhere ku y'ubuhanuzi. Yego. Iyo wayakiriye gute? Wayakiriye mwivugabutumwa. Wayakiriye nijoro uwo twaganira arambwira ngo njye ngo najyaga ndota ngo narota bikaba. Nabaza abantu ko narose ibintu bikaba ngo bimeze bite. Afata buriya rero ngo weho ngo kabye inzozi. Ngageze mu rusengo bari gusenga ngo yumva umuntu ngaraje amwongoreye. Arangije ngo yegera umukozi w'Imana amubwira ati rero ngo sinzi umuntu ukunyunga mu matwi ngo munsenge mwumve ko atari satani yangendereye, ngo manuza amubwira ati ahubwo mwumvira ijwi ry'Imana. Urumva nuko nkuko yege yakira wewe byari bimeze bite? Ubundi impano zose ziboneka mu masengesho. Utasenze ndi wahura n'impano. Nguko utagiye mu isoko ntaco wagura. Yego. Isoko ryacu ryo gusenga riragurika yo riremye neza. Hari uko nakuvuga ati ngagiye mu masengesho ngabagiye Dubai kurangura. Isumba Dubai. Iri risumba Dubai. Cyane isumba Dubai. Yavuze ati twariguriyemo. Ubu turabagabo bo kubihamya. Mba nabitangiye ndi umusore. Ubu ndubatse. Umwana mukuru afite imyaka 20. Ngo iki? Umva ko ndi kurama. Umwana mugore afite imyaka 20. Ariko abantu bina hangahe imyaka mwijugunyaye. Nereze. Buri ubwo zikuya umwana wangu murusha imyaka ingahe? Ni mike. Yego ndamuruta ariko ruba. Twikomereze. Yego. Rero turi mu masengesho. Warudukuriye mu guhanura yari mukecuru. Hano ndibuka cyane. Urabyibuka neza nk'ejo nk'ibyabaye ejo. Turasenga rero ati tiranguzura umwuka wera ngabwiriza bakambwira ati nibura tubwiriza yambana iri gukora ariko ubuhanuzi itari yazi. Bivuga butumwa. Rero igihe turi mu masengesho turangije nk'iminsi 2 ngasa 8 z'ijoro. Giye kubona bona ikibaho kinini canditseho amagambo. Ya magambo ngayasoma. Naho kumbi ngewe nahagurutse kare ndi kuvuga ibyanditse kuri cya kibaho nge ndi kureba. Je ngasoma ndi kuvuga ariko simenye ko ndi kuvuga ahubwo abo turi kumwe nibo bandeze amatwi ndi guhanura. We ntaguza ahantu. Mbese wibere nk'umwana wigire muri karasi uri gusoma. Ndi gusoma. Yego. Ngiye gukanguka rero nzoje guhanura madani maze kubisoma. Urabyibuka nk'ibyabaye ejo pe. Ico nibuka uko numvisha abantu bavuze ngo amen. Nanjye mbita nganguka. Bya bintu wasomaga ntago wabyibukaga. Aho ubungiye kumva numva umuntu twicaranye arambwiye ngo ariko Imana igukoresha ibitangaza. Ibihe. Nguze ukundu duhanuriye. Nguze ukundu hano watuzengurutse. Iki? Ndamubwira njyewe Ingembe ndi gusoma ibindi ku kibaho. Ngenza akagendana. Cyangwa zakagenda nago gihe cyakaza. Yari ryaraje. Rero nyuma yaho niho natangiye kujya numva ubuhanuzi buje noneho butanditse. Naba ndi gusenga ngumva amagambo mu mutima. Kwa kundi natangiye gukizwa ndi kumva umubiri wangu wumva umucyo uraje, ngumva umubiri uranezerewe. Naho nuko byaje noneho ngumva ibyo bimenyetso biraje, naje kumva ngumva amagambo arabyiganye mu mutima. Noneho ngumva haje ururimi rusha tangira kuvuga indimi. Nyuma yo kuvuga indimi ngumva ubusobanuro buraje, nabwo ubwo ngahita mbanura ngabwira abandi by'Imana ivuze. Ariko ngagira amakenga. Tubise kuko ninjye uhanuye sinibidasohora. Zumva ko wenga wa muntu nawe yaravuze ati njyewe tijye byaraje nkajya byumva
negera umuntu wari umuhanuzi twari turi gusengana icyo gihe ndamwigana namubwira ati sinzi ibintu biri kumvugiramo nsenya Satani ataba yagendereye ubwo umuntu ngambera ngahise nkamubera amaso amubwira ati ahubwo senga kuby'impano y'Imana agwaye mvira ijwi ry'Imana ngitekereza ibyo rero mukecuru barambwiye ati hari ikimana imbwiye muri riteraniro mbonye baguhaye mikrofone ari wowe uri kubwiriza riteraniro ntabwo none bisobanura iki biravuze ngo ni wehe Imana yanyujije mu butumwa bwacu ni uburiya ibyo tubwiye bivuye ku Mana niko yansobanuriye kubera ko ni umunyembano twasangaga ubundi imbano igira uyirera mbese igira hikomoka rero niwe watureze nubwo twari twaravutse ariko araza araturera uburyo bw'umwuka mbwire n'abadukurikiye ko impano yose igira uyirera nguko umwana uvutse wese agira umurera iyo umwana avutse ndagira umurera akura nabi kuba tukibihagazemo twagize umurezi mwiza batanije n'umwuka wera nari ndi kukubwira ko rero iyo mpano iza gutyo tangira turahanura kugira ngo mbyemere neza ko byasohoye buriya ngo umuhanuzi wa hano ntibisohore ntabwo aba ari umuhanuzi ntabwo aba ari umuhanuzi bandumira umuvugabutumwa muri Byumba njyayo ngezeyo ndabwiriza uwo munsi nzawibagirwa wibuka nk'uwabaye ejo ndabwiriza iteraniro rigeze hagati rirafashwa umukecuru aje mu mwuka aravuga ati mwana wanjye ninjye wagutumye iri teraniro ninjye wari gutumyeho nari kugabije kandi ndi kumwe nawe nzaguha umugisha uzakuvuma nzamuvuma nicaranye isezerano wakuvuma wese amboye ubusa amaze kumbwira ayo magambo arambwira ngo dore ikimenyetso nugera iwanyu ku mudugudu utuyeho usengera imirimo wakoraga uzasanga bayigukuyeho nari ndi dirije wa korari ndabyibuka nari ndi dirije wa korari ndacuka ndakibazo turi amahoro mbwiriza ndakibazo kandi nabo bafashwa rero yego njya mu mwuka nibuka nahanuye mba ngoze ku mudamu ndamubwira ndumva uko Uwiteka avuganye nawe tunganya ubugingo bwawe misi yawe irarangiye ikimenyetso umwana wawe uri muri gereza baramufungura ariko nyuma y'uko bamufungura uzataha uwo mudamu utamuzi umva ni Ibyumba nawe avuye Rubavu nanjye nabazaga nkana nanjye nisubiye ikibazo cyanjye rwose rero mana yanjye iyo nibutse uwo munsi umukobwa wari wantumiye yitwaga Vestina azarebica nazambona yitwaga Vestina namusohoza tumubwira ati nakomere agusuza Vestina ubu si nk'umumama ubu ngubu biterwa n'ikimana yakoze ashobora kuba kiri umukobwa cyangwa ari umumama ariko aho yaba ahagaze hose ndamusuhuje pe agira amakenga arambwira ati rero uriya muntu uhanuriye ko arapfa inoti yo kumusengera ngo ngwiki agira amakenga turagenda tugezeyo dusanga hari undi mudamu nawe utwite yararangije umwaka n'amezi ane uziko indi byuki ivukira amezi 9 umwaka n'amezi ane tugezeyo turasenga Vestina bavuze ati dore umukozi w'Imana yaje no kumbe ngihanurira wa muntu bahise baje kuzana wa mudamu bati baya gusengera ngisenga numvijwe rambwiye ngo fata amazi uyamusomye arakira ndangije mfata amazi ndamubwira ngo aya mazi yanywe karaga tasi k'amazi barakanywa akamara numva ko ibyanje birangiye wa mama nawe turamusengera amubwira ati uko Imana yavuze
niyo uko izabigenze niko namubwiye nicakore cyo nahanuye cyo cavuye ku Mana ndataha ngeze mu rugo ingikomanga ngo bangingurire nari maze kubaka icyo gihe nari maze kuba umugabo maze kuba umugabo umupapa ngiye kumva numva telefone irahamagaye bitanitaba aro ati ni ngewe twari kumwe uri kudusengera wa mu mama ubu turi ku bitaro amaze kubyara umwana w'umuhungu Imana ishimwe Imana bitanyicubahiro Imana nihimbazwe Ndiba mutimana yatanze wakoze ibitangaza Imana ihimbazwe ndakiye ngo numve ko naho kanya wahise wifashe ute wice mu muryango urumva nimaze ibisi ndi gusengera ngo numve ko ubuhanuzi bwanjye kuko buva ku Mana reka nkubwiye kano kantu nasanze nta kintu kinezeza umuhanuzi ngo kubona ibyo yasengeye bisubishwe ukabona niyo wameze ibintu bimeze ute ibyo yasengeye bitarasubizwa burya ngo umuhanuzi ntago aba yishimye kuko ari n'umuhanuzi wambwiye neza wambwiye ati ngewe naguhanuriye murango ukabona nubwo utasenga ntinge ngusengera kurutaho kuko majagwa ngo Imana yanjye yigaragaze utazayipinga urumva kugira uko naho ngaho wahise wifata rero numvishe umunezero yego numva connect ni Imana reba urabona Bluetooth ndayibona kujya ndi yakora idafite ikiri gukorana nayo nahise numva connect ni Imana kabisa numva Imana ndi hafi nyegereye mama arabyaye mama arabyaye zamura icyubahiro ndi Imana ishimwe Yesu rero buraca mu gitondo amana zambanuriye rero gumya kubika ku mutima bambwiye ko ndasanga ku rusengero ibintu byahindutse ngigera ku rusengero hari kuwa gatatu umva hari ku cyumweru ndaha ku wa mbere wa kabiri ndi ndaruka ku wa gatatu nja muri repetition abarambwiye bati rero ku cyumweru twaratoye ndukira dirije wa korari ati wo kunda kuzerera ugiye kubwiriza nuko bitanibuka wa mu mama arabati iby'Imana yavuganye nanjye bizasora na yamigisha Imana yavuze nitegereje nihanganye burya bizasohora nubwo ibi bisohoye bizasohora nabyo nta kabuza noneho hashize ibyumweru bitatu umukobwa aranderefonye nitwa Vestina arambwiye ati shimira Imana wa mwana wa mudamu arafunguwe uba ari mu rugo ari mu rugo ngo Imana ihimbazwe nubwo yatasha amahoro bibaho rero bibaho iminsi iricuma iba miremire nyuma y'imyaka 2 ndaca Imana ivuga ngo gihere haleluya amen ndaca Imana ivuga ndajamba Imana ivuga ngo rihere imyaka 2 nanarabyibagiwe ndabyibuka mana telefone iranderefonye ndayitaba arambwira ati ninjye wa mudamu wasengeye umbwira ko umwana wanjye azataha yaratashe ariko ubu ndarwaye nzengere ngire ndamubwira ati hagati y'icyo Imana yavuze gitegereze wihanganye kuza ko bizaza nuko namubwiye arambwira ati nzengere Imana ingirire neza ndi kubona gukira bidashoboka ndamubwira ndahubwo imirimo wakoreye Imana ntago byagusabye ngo ujye mu buhanuzi imirimo wakoreye Imana nari mfite ibimenyetso kibyo nahanuye byasohoye byari ngombwa kujya mu buhanuzi pe ahubwo imirimo wakoreye Imana nangwa nawe ugize amahirwe umenye ko ugiye kugenda zaba dusuhurize iki ararwara arambwira ati nzengera nzagira iherezo ryiza ndi kubona inyanja imbere yanjye ndi kubona ndi kwambuka arabimbwira ati ndi kubona ndi kwambuka kandi ndonjaka kugaruka wowe ntashaka kugaruka kumva njaka kwambuka ati ndi kubona uruzi rurerure ariko hakujya y'uruzi ndabona y'abamarayika bandindiriye bategereje ko nambuka bakanzanganira bakambwira icyo bandegerereje namubwira ndi yaba mfite amababa niko namusubije yaba mfite amababa mba ngurutse ngaza tukajyanayo
aho uzabanza uhurize ntukajyana nawe yewe mvuga nawe mbikumbuye yangumbuzaga iby'urugendo rwe rero nyuma y'icyumweru barambwira ngo yasinziriye ubu bariyo nanjye ndi gusenga ngo ningira amahirwe haleluya ibyiringiro ntabwo nugira amahirwe oya gupfa ni ugupfa ibyiringiro kandi ibyiringiro mfite ndibingo z'isoni nzajyayo oya nzamusangayo yawe ndetse gusenga twese duharanira urugendo ariko gupfa ya data turacyagukeneye uburetse nanjye ndi hafi kugenda ngo nawe ndikumva njyaga kugenda oya ari sengesho dusenga ari iyo ngiyo nawe reka tube turetse kurisenga imbano y'ubuhanuzi nuko yaje reka tube dusenga ati reka tube tukugumanye ubwo twifashiza hano mu isi duha amakuru y'ijuru oya ntabwo dushaka kugira nuko nk'uko impano y'ubuhanuzi biraje butangiye guhanura ugahanurana ubwo bukavuga ati bino ibyo bibaye byose bavuga ngo noneho imana niyo inkoresha ku itoro ndangira guhanura turafashwa hano mu cyumba turahanura twuzura umwuka wera bose babatizwa mu mwuka wera wo munguri nyuma yawe tabatizwa mu mwuka wera ubu kumubona buno yabaye umuyobozi w'itorero yavukiyemo iki cyumba araza kuvuga ubuhamya araza kuduha nuko mwibaza kire kazi tashaka kubahanuzi pe hari rimwe na rimwe imana ducishijeho nka message iyi message zikomeye pe nawe wayireba kafata imana kuri kuhisemo kunshisha iyi message uranga mukecuru hari warabiza ari imana gukubita message kagoya message ikomeye kafata imana ndayivuga ute muri aba bantu iyi nkuru iyi nkuru ndayivuga ute muri aba bantu kafata imana nshira inzira natari ngewe rwose sinzi icyo gihe byigeze bikubaho ukabona imana igwa message ikomeye ukavuga ati none ndayivuga nti muri aba bantu message ikomeye message nige kuyibona ikomeye pe ikomeye ndabyibuka icyo gihe twari mu masengesho iyo message nayiboneye ariko message ko yakomera kose burya abakozi b'Imana bahura na message zikomeye hari akazo nizadufungisha jya wibaka message imana iguhe kuko ikagwika uba yanagufungisha iyo message sibyo turi gusenga icyo gihe umushumba ari yadusuye w'itorero umushumba ndavuga uyoboye paruwasi ngiye muyerekwa mbona bamwirukanye ku kazi ndakora noneho ngise ngo mbivuge umwuka arambwira atoya urabimubwira we kucegiti ariko kumenya kwicara mu masengesho ariko ngumva iyo message kuyibwira umuntu unyoboye umviteho ububasha bingoye kino banampagarika ariko ngumva umwuka ari kumbata kuyivuga ntangije ndahaguruka kwa kundi babaga bamuhaye ijambo ari gusezera bantu bamukunze nanjye mbangiza agatoki hejuru abarambwiye ati mureke twumvira umukozi w'Imana mba ndahagurutse ntabwo yandi umva icyo Imana imbwiye Imana irambwiye mu minsi iraza y'imbere biye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru nuko Imana imbwiye ndibikagutungura abarambwiye numbona abantu turi gusengana umva abantu bakunze umuntu kubabwira ngo umuntu aragiye ntabyoroshe tangira bati uyu yabimubwirira ku ruhande bite ariko nawe ngiye kumva numva aravuze ngo uretse wowe iri joro nakiye message zirenga 5 bambwira ko Imana ibabwiye ko igiye kumva karuhuko Imana iri mu ruhande rwawe komera aragushyigikiye numva ndishimye numva ndanezerewe ariko urumva iyo message kwitanga yarangoranye kubwira abantu bakona ati ngo none ndayivuga utuma yarangoye takuvunye pe noneho reka tutajya ku buhanuzi hari nk'ukuntu nka gutya ubwira nk'umuntu message yiwe Imana yamugutumyeho muri mu rusengero se cyangwa sinze waba warahuriye nayo Imana ikamugutumaho
akamubwira ati hari umuntu wambwiye ngo ari igihe umuhanuzi abona ibintu by'umuntu nk'ibyanjye ukaba wabibona ukabona biza biri kwirukanga ukabona biza byirukanga vuba kandi mu by'ukuri ibyo bintu hasigaje nk'imyaka nka 20 ko bibe ariko ukabona biraba nkejo ukahita ubwira umuntu atumva Imana igukora iki ngiki urumva wagihura nawe ukabona cya kintu cyaratinze kandi ubibona wabonaga biza byirukanga ibyo bintu ntago birakobaho byambayeho. hanyuma rero reka tuvaho ngaho urumva ubaye umuhanuzi uhanuye ibintu byinshi igihe bimwe bigutera ubwoba igihe bimwe birabihanura birasohora ndetse navuga ngo ntago byatindaga cyane nkurikije uko wagiye ubimbwira ntago byatindaga gusa nawe icyo kintu kimwe nkurikije uko nakumvise icyo kintu nawe gusa ushobora kuba ikiyiziho k'ibintu bidatinda k'ibintu byo hanuye bidatinda hari igihe bitinda undi bikihuta Imana ibivuga ifite igihe izabisohoreza. Yego reka tuje kuri ya mpano yo gusenga abarwayi rero iyo rero noneho barambye ati ngeza bano yo gusengera abarwayi twakomeje gusenga ndibuka umunsi umwe ndibuka ko nakubiye ko nabaga muri korari turirimba twateguye amasengesho ya korari umugabo yego cyane njoro yo amasengesho kwa kundi umuntu abaga umuyobozi wa gahunda nyuma yaho akaba hari umugabo wabuzaga umugore we gusenga musi twateguye amasengesho rero umugabo aramubwira ngo uyu munsi tabuja gusenga mwaba ari abasazi b'abapende ariko haleluya amen batwita abasazi ariko isoko ryaremye ukaba utararigeramwe imbere kangubwira aka kantu ubone ngomeze isoko iyo ukiri kure yaryo yego wumva ari urusaku ariko yo winjiyemo imbere mu isoko ujya gukumbanga igitoki nanga kumva mwabajundi ngo haleluya uyu munyu nangahe bose bakumvika turi muri Kristo Yesu uwinjiyemo neza ibi bintu bya Kristo kabyinjiramo wamenye byari byo ariko yuri kure yabyo ntago asobanukirwa byari byo niyo mpamvu bakwita abasazi ariko yo winjiyemo neza ukabihagaramo neza amen uhita umenye byari byo menye byari byo bitungishije biradutunze haleluya rero naringeze kuri wa mugabo abaramubujije babaye mu rugo turi gusenga Imana iratubwira ati ndabakorera igitangaza igihe cya saa saba n'igice kenda kuja kuryama ariko turi mu mwuka bandu bari kuzura umwuka wera bari guhanura twumva hanze urusaku umwana ari kurira cyane ati nibikira dutega amatwi twumva umwana uri kurira bo mutiyako najya hanze ajya kurasanga n'umugabo n'umugore n'umwana uri kurira babaza byagenze ati uyu mwana guhera saa 2 ari kurira ageze iyi saha ndere yatuza amudiyako naraza arambira ati bimeze gute nabwo ati rero mwinjize barinjira bahageze mwana agamya kurira umugabo aricara umugore aricara ndavuga ati mumbuwe mwana ndaca hafite mwana ndamufata ari kurira ufata mu biganza gutya ndavuga ndi daimoni ceceka umwana arahora biranyina ndi ntabwo nigeze nzenga menshi ndavuga ati daimoni ceceka umwana ahita ceceka ngiranyina ndi mbereze kumva shabereye ufite mbereza akantu yari afite ndamusomya umwana aranywa umukata ararya wa mugabo ahita ahaguruka ati Imana imbabarire sinzongera kubuza umugore wanjye kujya gusenga ati bujya gusenga harimo imbaraga ati gusenga harimo imbaraga nanjye nemeye kurikira Yesu ng'umwami n'umukiza umugabo arakizwa umugore none abona umutekano wo gusenga uwo munsi umwana arakira rero dukomeza gusenga hano mu cyumba turi gusenga abarwayi bakaza mukecuru akambwira ati numfashe gusenga nase mukecuru nje ko ndafite imbano yo kiza abarwayi yagufashe iki
konzi kari ufite imbano gusengera abarwayi bagakira ngewe ndagufasha iki arambwira ati mwana wanje nicyo jambo yakoresheje umwuka wera yanzanze nijoro arambwira ngo nawe uri mwimbano yo gusengera abarwayi ngino mbashe gusenga mbona batuza mu kanya mbona hinjingo irimo umuntu warembye urukwanaga warembye raza turi gusenga twamusengeye iminota 20 arahaguruka aratendereza ogiye kukana gasubiramo neza bamuzanye mu ngobyi ariko kuboroga mbese urabyumva gutaka mbese umuntu warembye cyane bamushira hariya bamurandase twamusengeye iminota 20 turi gusenga tubona bamundi arahagurutse aratendereza ati ahantu hari Imana arateri korasa arafata ahantu hari Imana oya yego minota 20 yonyine 20 ahantu nziho byabaye ni hamwe ni Yesu akiza wa muntu wari umaze imyaka 30 ku kidendezi oya yaramubwiye ngo haguruka ugende wikore uburi bwawe utaye urumva nda minota 10 yabaye bitandukaniye hehe n'ibyaho ngaho 20 yarashize oya yaramubwiye ngo haguruka wikorere uburi bwawe oya nyenge kubyumva nsangaho nabigereranya ngaho ngaho nuko byagenze minota 20 yaratendereje dusenga batahandi hari Imana ntabwo gusura mu ngobyi abari bamuzanye mu ngobyi sisi bari bakira aho ngaho baratashe uje bakira aho ngaho ntiyagarutse bakira aho urumva bakizwa bariyongeye ngo byumvikana n'abaje bamuhetse nabo bahise babona igitangaza nabo bahita bakizwa abakizwa bariyongera ko bwije nuko bweye turasenga mukecuru yari afite umukobwa wari urwaye yari amaze amezi 3 hafi n'ibyumweru 3 aryamye atava aho ari arambwira ati muze dusenge hari Imana ikuraho uburwayi uyu mungu ndabyibuka yarahari turasenga bitamufata ikiganza uyu muhungu arambwira ati rambura ikiganza k'uyu mukobwa fata ikiganza cya mukecuru ndirambura k'uyu mwana nubwo wamubyaye ubu ufite igarade rambura ikiganza arakirambura kimushiraho muzamusura umukobwa yitwa Nyirasafari Kereniya nzamusura nzamusura tanguhamye tanga imbaraga z'Imana mundi reka mubwire nibyo namye mvuga abantu dusigaye dufata imbaraga z'Imana kuzitira satani yego wahanira ibintu byabati no hari umuntu twagana nambwira ati rero nturora ati narasengaga nubwo umugabo mwese ninya kumuvuga yitwa Sekazuba yego nambwira ati narasengaga nta kintu mfite bakavuga ngo narasaze ndasenga ati narasaze nzapfa gutyo nzapfa nta kintu nigejejeho ndasenga Imana intabaye ati nturora ncegeye kwa satani tinunze imodoka tiramodoka ntiyavuye mu Mana tiyavuye kwa satani tabantu tuzabagire dute usenga ufite ibibazo umeze nabi ati warasaze nta Mana usenga Imana itagusubiza iva he wasubizwa ati byavuye kwa satani bamuhaye ikibari ariko yaba yarumviye Imana Imana ikamurinda guseba yego rero twari turi kwicyo kibazo turasenganye arambwira ati ngiye kudepoza atari kunzengere ijoro ndasenga ubwo ndifitanye amasi ko azaba ministre nijoro ndyamye nijoro bona umuntu araje arambwiye ngo uyu mugabo mufiteho umugambi muremure tega amatwi ninjye ugira uko ngira ibyo bikira byerekwa mbona ndi hamwe nawe ndi kumubwiriza ngamubwira rya somo ryo mu butumwa bwiza rivuga ngo Yesu ari ku nyanja ngo asanga Petero na Yohana ngo bari kuroba ngijoro ryose barikesha ndaco bafashe ngo ariko ngo Yesu ahageze ngo abereka aho baterera ngo batereye bararoba ngo barakurura ziba nyinshi mbona ariko ndi kumubwiriza wa mugabo urano yerekana abanye bwa mbere none umvira ikurikiyeho noneho ngira aho ngaho ngo umuntu arambwira ngo
bwira uwo mugabo ngo ninjye ufite icyerekezo cyaho nzamushira, ngo ariko mumbwire ngo muhaye inyorosho. Jaka inyorosho ndayobegwa, buye muyerekwa ndasenga, ndongera ndasinzira. Ngiye kubona mbona yicaye mu biro by'umurenge, noneho ari gitifu w'umurenge awuyoboye, ari we uhagarariye mbese. Urumva mu butayu yari afite umushahara mutoya, habaye gitifu w'umurenge hazamutse of course, byazamutse. Rero tuba turahuye, namubwira yerekwa nabonye, ariko kubera ko yari afite inzara yo kuzaba minisitiri, nanone turacyategereje ubwari. arambwira ati sha ndabitegereje. Bibaho hashize amezi 5, abaramba mbwira ngo hajya weretswe nzaba gitifu w'umurenge. Ndabyibuka ko nabyeretswe, ariko narabikubwiye ngo shango nari narabyibagiye, ngo ariko ubu gahunda depoje bamfashe nzaba gitifu w'umurenge. Harandu bambaye umwanya ngiye kuba gitifu w'umurenge. Ndi Mana ishimwe n'ifite icyerekezo, nditegereza n'ibindi biri inyuma. Yabivuze kera, ibwira Aburahamu kizamuha abana, imuha umwana, iramubwira ngo uzaba sekuruza w'abizera bose. Ubu ni sekuruza w'abizera bose, genda utegereze uzanabana minisitiri. Icyo nakibonyeho. Yabaye minisitiri, yitegura kuzaba we muri iyi minsi. Yego, sorry, nizere ko azaba minisitiri, turacyategereje. Ariko ibyo ngibyo ni ibimenyetso, ni ibimenyetso kandi byiza byizewe. Yego, byizewe. Niba akaba minisitiri, akaza minisitiri, akaba gitifu w'umurenge, no kuba minisitiri nabyo biri mu nzira. Yego, biraje vuba. Hanyuma rero reka tuvaho ngaho. Urumva ubaye umuhanuzi, uhanuye ibintu byinshi, igihe bimwe bigutera ubwoba, igihe bimwe birabihanura birasohora, ndetse navuga ngo ntago byatindaga cyane nkurikije uko wagiye ubimbwira, ntago byatindaga pe. yego. Gusa nawe icyo kintu gikomeye nkurikije uko nakumvise, icyo kintu nawe gusa ushobora kuba ikiyiziho k'ibintu bidatinda, k'ibintu byo hanuye bidatinda. Hari igihe bitinda, undi bikihuta. Imana ibivuga, ifite igihe izabisohoreza. Yego, reka tuje kuri ya mpano yo gusenya abarwayi rero. Iyo rero noneho barambye ati ngeza. Bano yo gusengera abarwayi. Twakomeje gusenga. Ndibuka umunsi umwe. Ndibuka ko nakubiye ko nabaga muri korari turirimba, twateguye amasengesho ya korari. Umugabo, yego, cyane njoro yo amasengesho kwa kundi umurabaga umuyobozi wa gahunda. Nyuma yaho akaba hari umugabo wabuzaga umugore we gusenga. Musi twateguye amasengesho rero, umugabo aramubwira ngo uyu munsi tabuja gusenga. Mwaba ari abasazi b'abapende. Abasazi b'abapende. Ariko haleluya, amen. Batwita abasazi, ariko isoko ryaremye ukaba utararigeramo imbere. Kangubwira aka kantu ubone ngomeze. Isoko iyo ukiri kure yaryo, yego, wumva ari urusaku, ariko yo winjiyemo imbere mu isoko, ujya gukumbanga igitoki nanga, kumva mwabajundi ngo haleluya, uyu munyu nangahe, bose bakumvika turi muri Kristo Yesu. Uwinjiyemo neza ibi bintu bya Kristo kabyinjiramo, wamenye byari byo. Ariko yuri kure yabyo ntabwo wasobanukirwa ibyari byo. Niyo mpamvu bakwita abasazi. Ariko yo winjiyemo neza ukabihagaramo neza, amen, uhita umenye ibyari byo, menye ibyari byo, bitungishije biradutunze. Haleluya. Rero naringeze kuri wa mugabo abaramubujije. Babaye mu rugo turi gusenga, Imana iratubwira ati ndabakorera igitangaza. Igihe cya saa saba n'igice kenda kuja kuryama, ariko turi mu mwuka, bandu bari kuzura umwuka wera, bari guhanura. Twumva hanze urusaku, umwana ari kurira cyane. Ati nibikira, dutega amatwi, twumva n'umwana uri kurira. Bo mutiyakona ajya hanze, ajya kurasanga n'umugabo n'umugore n'umwana uri kurira.
babaza byagenze ute ati uyu mwana guhera saa 2 ari kurira ageze iyi saha ndere yatuza amudiye ko naraza arambwira ati bimeze gute nabwo ati rero mwinjize barinjira bahageze mwana agamya korera mugabo aricara umugore aricara ndavuga ati mumbo mwana ndaca hafite mwana ndamufata ari kurira ufata mu biganza gutya avuga ndi daimoni ceceka umwana arahora biranyina ndi ntabwo nigeze nzenga menshi navuga ati daimoni ceceka umwana ahita ceceka ngiranyina ndi mbereze kumva shabereye ufite mbereza akantu yari afite ndamusomya umwana aranywa umukata ararya wa mugabo ahita haguruka ati mani mbabarire sinzongera kubuza umugore wanjye kujya gusenga ati bujya gusenga harimo imbaraga ati gusenga harimo imbaraga nanjye nemeye kurikira Yesu ng'umwami n'umukiza umugabo arakizwa umugore none abona umutekano wo gusenga uwo munsi umwana arakira rero dukomeza gusenga hano mu cyumba turi gusenga abarwayi bakaza mukecuru akambwira ati numfashe gusenga nase mukecuru nje ko ndafite imbano yo kiza abarwayi yagufashe iki konzi kari ufite imbano yo gusengera abarwayi bagakira njewe ndagufashe iki arambwira ati mwana wanje nje jambo yakoresheje umwuka wera yanzanze nijoro arambwira ngo nawe uri mwimbano yo gusengera abarwayi ngo numfashe gusenga bona batuza mukanya mbona hinjingo irimo umuntu warembye urukwanaga warembye raza turi gusenga twamusengeye iminota 20 arahaguruka aratendereza ogiye kukanu gasubiremo neza bamuzanye mu ngobyi ari kwana kuboroga mbese urabyumva gutaka mbese umuntu warembye cyane bamushira hariya bamurandase twamusengeye iminota 20 turi gusenga tubona bamundi arahagurutse aratendereza ati ahantu hari Imana arateri korasa arafata ahantu hari Imana oya yego minota 20 yonyine 20 ahantu nziho byabaye ni hamwe ni Yesu akiza wa muntu wari umaze imyaka 30 kukidendeza oya yaramubwiye ngo haguruka ugende wikore uburi bwawe utaye urumva mda minota 10 yabaye bitandukaniye hehe n'ibyaho ngaho 20 yarashize yaramubwiye ngo haguruka wikorera uburi bwawe oya nyenge kubyumva nsanga nabigereranya ngaho ngaho nuko byagenze minota 20 yaratendereje dusenga batahandi hari Imana ntabwo gusura mu ngobyi abari bamuzanye mu ngobyi sese bari bakira aho ngaho baratashe uje bakira aho ngaho ntiyagarutse bakira aho urumva bakizwa bariyongeye ubwo byumvikana n'abaje bamuhetse nabo bahise babona igitangaza nabo bahita bakizwa abakizwa bariyongera ko bwije nuko bweye turasenga mukecuru yari afite umukobwa wari urwaye yari amaze amezi 3 hafi n'ibyumweru 3 aryamye atava aho ari arambwira ati muze dusenge hari Imana ikuraho uburwayi uyu mungu ndabyibuka yarahari turasenga bitamufata ikiganza uyu mungu arambwira ati rambura ikiganza k'uyu mukobwa fata ikiganza cya mukecuru ndirambura k'uyu mwana nubwo wamubyaye ubu ufite igarade rambura ikiganza arakirambura kimushiraho muzamusura umukobwa yitwa Nyirasafari Kereniya nzamusura nzamusura tanguhamye tanga imbaraga z'Imana mundi reka mubwire ukundi nibyo namye mvuga abantu dusigaye dufata imbaraga z'Imana kuzitira satani yego wahanira ibintu byabati no yego hari umuntu twagana nambwira ati rero nturora ati narasengaga nubwo umugabo mbwa sininya kumuvuga yitwa Sekazuba yego nambwira ati narasengaga nta kintu mfite bakavuga ngo narasaze ndasenga ati narasaze nzapfa gutyo nzapfa nta kintu nigejejeho ndasenga Imana intabaye ati nturora ncekeye kwa satani
tinunze imodoka turiya modoka ntiyavuye mu mana tiyavuye kwa satani tabantu tuzabagire dute usenga ufite ibibazo umeze nabi ati warasaze nta mana usenga imana itagusubiza iva he wasubizwa ati byavuye kwa satani bo turasenze uko nababwiye murambura ibiganza barabirambura turasenga kumbe mukecuru imana ihita imukoresha numbaze yo yakuye amazi ye kumva numva amazi ari kutumenekaho turi gusenga twarangije gusenga umukobwa nawe yahagurutse yuzuye umwuka wera yaramaze amezi 3 ngo iki mukesha azana amazi ndumbaze ngo yakuye numvisha amazi atumenekaho gusa tutungurwa rero no kuza gusoza amasengesha turi mu gitaramo bamunda ahagaze nawe ari gushima ati ndashima Yesu ahantu hari Imana tani ku kidendezi muri twe twarahise kwiriba rya Yakobo no hantu kwiriba rya Yakobo imigisha myinshi twahabonye ni gutyo yewe hari igihe umuntu ashobora kumva bino bintu ukavuga ati ndarota ni ukuri kuko njyewe hari ukuntu ngira ngo mu bintu nanjye ngabona sinjye maze igihe kinini nganira n'abakozi b'Imana uyu muvandimwe turi kumwe ntago ari igihe gitoya urumva maze nk'imyaka 3 ganira n'abakozi b'Imana kandi batandukanye aba ari igihe kinini pe si igihe kinini muvandi ariko hari ahantu ugera ukumva nk'ibitangaza Imana yagiye ikora ukagira ngo nibwo bwa mbere ubvise Imana ikora uri kubera cyashya buri Imana ngiye ukuntu nyifata Imana nyifata nka buri munsi genda ibashya njyewe rero uruva urandite ikibazo iyo umuntu angiriye nabi ndakumubwira nabi ndibuka none ari maze gushinga urugo katubyaye umwana wa mbere ibyo bizaza mu buhamya muzagaruka yego aka kandi ko none gasinzira ariko kavuge nta kibazo nonjya guhinga ndi guhinga mbona umugabo araje aranyitegereza barambwiye ati sha kubera kugendana bibira yawe ndi kubona uzabimbwa umuntu akwitegereza kubera kugendana Bibiliya ndi kubona uzabimbwa ndababaye ndamwitegereza ndamubwiye ndi kimbabaje nuko nzaba umugabo warapfuye nuko ndamubwiye ubwo maze kubimubwira numbagize ubwo umugabo ngiye guca kumenya ngiye gupfejo byabaye aho numva iyo umuntu agishinga urugo ndabakomeza barushinze ndubizi of course yushinze urugo nta no washinga urugo ufite abakomeye ubanza ugasubira hasi ukazamuka neza wa mugabo biza kumukoraho cyo genda byibuka gacaca zahise ziza bikumva numva baramukatiye gacaca bayibonyemo sha ikimbabaje nuko abaye umugabo ari muri gereza uhoye nyuma y'imyaka 15 bari bamukatiye imyaka yagiye kuzura abarapfuye ayiwe ataje ngara ukuntu wabaye umugabo ko nabaye umugabo ushobora kurira abana amashuri bakiga kanera kubera Imana irabishye buriya ndukinisha amafaranga 19,500 ko ufite abana babiri buyarihira unabagaburira bunje mbita barenza abo muri boarding irishire hari urumva ufite abana ndihira 19,500 babiri ku gihembwe shiraho wa gatatu wiga boarding kandi abantu biga boarding baza amafaranga agenda oya nabo barabise na amafaranga menshi oya no twese twari nishira amafaranga atari musi y'ijana twarize tuza amafaranga tugendagaho oya turabizi cyane turashimira Imana ntabwo ari imbaraga zacu ahubwo ni ukuberayo kubera Imana ndi kurarikira abantu kuyisunga niba yisunge kwa Yesu birahari haleluya amen birahari nituzabona umwanya zabigisha akamaro ko gusenga oya tuzagaruka tuganira byinshi kuko ukuntu nakubonye ufite ibintu byinshi wadusangiza twe nk'abantu bemera Imana na Yesu nk'umwami n'umukiza yego ufite byinshi watuganiriza pe yego byinshi urumva
ukizwe ufite imyaka 14 ukabwiza ufite 16 ugahita ubona impano z'ubuhanuzi izo gusengera abantu bagakira indwara zitandukanye. Wagiye mu rugendo rwinshi ubona ndimo ndavuga ati sobra mubaze nizemvune wahuriyemo nazo. Arabambye ati muzi gusengera umuntu ngo Imana iguhaye umugabo kandi nawe ufite imyaka 30 n'inka utarabona umugabo kabambye ati Imana iguhaye umugabo. Yabigoranye. Ukare umukobwa w'imyaka 20 wafite 35 kavuga ati mva mukobwa ati Imana iguhaye umugabo kandi gukora ubukwe bwiza kandi wowe ufite 35 wabuze wakubwa bonjour. Yego. Ngahita ngwibariza ati uzi guhanura nk'umuntu Imana iguhaye indege cyangwa se imodoka we waburaye mbona wigeze uhura nazo. Nahanuriye umugabo ngo Imana imuhaye imodoka. Ntabwo ati dore mbonye iki giti uri kugendera yari kumanuka umusozi yari umuyobozi w'akagari. Mbona igiti kiri kugenderaho mbona gihindutse ingoni y'uruziga ye kubona mbona uhawe kugenda uri kuzinga uruziga mbona uhawe imodoka. Joro naraburaye ntabwo yabimenye nubwo ari yabimenya ndacari yo bikora. Byirwa nigizwe ntacyo ari kubikora. Ntacyo ari yo bikora. Cyari igihe cyanjye. Cyari nawe yari mu gihe cye. Urabyakira. Yego. Ugahanura umuntu ibintu byiza kandi wawe biri kwanga. Ugahanura umuntu atumva ngo ubwiye abana bawe ngo bazajya ku ishuri abawe bari kubirukana. Yego. Ugahanura umuntu ati abana ba Imana ba Minerval abawe bamaranye icyumweru mu rugo. Ubwo n'urugendo ruvunanye pe. N'urugendo ruvunanye atari kwihangana ntago bari ibintu ntago nibwirwa mubaza imvune zo wahuriyemo nazo. Ahubwo reka twiratira abantu. Yego. Ibyiza wakuyemo aho ngaho ukavuga ati nanjye ngeze aha kubera impano z'Imana kuri agakiza k'Imana. Reka tubiratira abantu ntangaza tugiye mu ijambo ry'Imana tubafata iminota mikeya. Akoze cyane. Kuko impano yo kuvuga ivuga butumwa. Vuga butumwa ni byiza. Tumumenyekana. Cyo ni cyambere. Reka turateye abantu kuba warakijijwe Imana ikagwa nizo mpano zose. Nitangaza tugiye mu ijambo ry'Imana iminota mikeya nk'iminota 5 cyangwa 10. Gukizwa kwanjye. Urabona ukonze. Komeze wambarira imyaka ingahe? Njye wamye ufite umwana w'imyaka 20 ndafata si umuntu yaba arazanye umugore afite imyaka 15. Kubitekerezo byanjye n'abadukurikirana baba badukize. Yego. Icyame ntufite uruhara usibye ko wogoshwe nyine ukuraho umusatsi ntufite uruhara ntujaje sinza subwo. Kuriya ari ukuntu uruhara ruza. Urumva uruhara rwaza abantu bakahita bakora imyaka itari. Yego. Urumva ngiye rero urumva ntago ngiye kugereranya rwose wumvise ahantu ndi. Marabanda amatsiko. Ubona kubweje imyaka 20 ntabwo ari we mvura yanje. Ntabwo ari mvura yawe. Oya, mvura yanje yaratashe. Yego ore basi. Oya, bibaho. Kandi nanjye ndi mu rugendo. Yego ni urugendo yarangije urugendo natwe turi mu rugendo. Ibyiza birimo bikomeye. Naya mavuta. Ubu rukumbarira iyo myaka ariko mfite imyaka 44. Fata 1981 ukuremo 25 urahita ubona imyaka mfite. 44 yose ndayifite ubu. Urebye njyewe. Urebye nje. Zagira 44 ndi kugenda gute? Saba nuna ndakora iyi. Oya tukurangira. Zaba nunamye ariko nari naje tukurangira amavuta agira abantu bashya. Naje. Kwa Yesu yarahari. Naje ari abantu bagiye badusereza ngo mwakoze neza naho ati twakoze neza kuko twakoze nabi. Ibyiza rero cyo kuba muri izi mpano. Icya kabiri. Abantu babona duciriritse. Bakabona tworoheje. Ariko biravanga dutungishije benshi cyane. Kandi ubu natwe bitubeshejeho. Waje gukora muri depo bakakugirira icizere cyo kujuraho abantu ukagurisha imbungure ukagurisha ibirayi ukagurisha amashaza ukaburara. Yesu yatugira icizere atugabira umurimo utagirwa n'umuntu wari we wese. Uyu murimo dukora
buradutungishije. Icya mbere muri iyo myaka n'ayo mafaranga nakubwiye nishura ntakazingira, wenda mbembwa ku kwezi, akazugira ndambembwa ku kwezi. Ujya barareka nkubwire, barareka nkubwire muvandimwe, kera iwacu tukiba mu cyaro uzi ko umuntu ufite amafaranga aruhembwa ku kwezi. oya reka ngusobanurire kino kintu reka ngigusobanurire iki kintu nawe uzo kumfasha ucyumve. Kera tuba mu cyaro nifite nk'imyaka zinga, kuko niho navuga ngo nabaye mu cyaro cyane munsi y'imyaka 11. Yego, nakuze mbona umuntu umwarimu yego afite akazi, sibyo? Umusore waba uvuye ku ishuri akahita avuga ati reka nanjye mfata umwuga wo guhinga. Yego, agahinga bikera pe, yego, akabonamo n'amafaranga, ariko ntibyakuraga ko bamuseza ati kuri umushomeri nta kazi ufite, kandi afite amafaranga byibura we nanarusha mwarimu amafaranga. ahubwo ko mwarimu afite amafaranga yembwa ku kwezi ngo ni ufite akazi, tutaza kubyitiranya. buriya akazi kose ni akazi. Kitsabe nuvuga ati ngiyewe ndasenga Imana gusa. nakubwiye Bibiliya hari abantu babyitiranya. Sinda kubwira ko gusenga ariko kungejeje aha gusa. Yego, ni hari umuntu uza akakubwira ngo senga Imana izakugirira neza, senga gusa. Ariko Bibiliya isome iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. yego, yego, Haleluya, ndabyumva neza cyane. ako kagufasha. Nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Nje jambo ndigenderaho. Noneho ndongera ndasoma ngo icyo uzakoraho cyose kizaba cyiza. Bangunye ubu tuvugana nashobora no guhinga bikera, nashobora no gucuruza bigakunda, kubera connect mfitanye n'Imana. Rero icyo ngozeho Imana yabyemeye kizana amafaranga. bivuze ngo ibyawe byose Imana ibumugisha, ibihumugisha. hagusenga Ariko sinicara ngo bize. abyumvise Abazadukurikira bumve ko ndawicara ngo bize. nawe. Yego, hari umwe twaganiriye, ndibuka turi ku musozi wa Ndabirambiwe, aravuga ati David tukagusobanurira kino kintu cyumve neza n'abadukurikiye babyumve. Aha naho duhererwa amasezerano, ariko ntabwo ari asohorera. Amasezerano asohorera iwacu mu karitsiye, yego, tukajya gukora nk'amasezerano asohore. Tanga naho tuza tukavuganira n'Imana, amasezerano tukayabona, ariko ntabwo ari asohorera. N'Imana igiguye amafaranga ntabwo izagura kuri uyu musozi. Naho ugiye kuvuganira n'Imana ujya iwanyu, ari Imana isohoreza amasezerano. Uza aho utuye ari Imana isohoreza. Ariko ahangaha ati no, hari igihe twari turi gusenga, icyo gihe twari abadukurikiye babyumva. Urabona ayo mapoto y'amashanyarazi yari akabaho muri za 2. Twacanaga idodowa surayizi. Narizi. Nta urizi. Narizi nangeraga na agakoroboyi na akantu kavagamo sosi tomate kugira ngo abadukurikiye babyumve. Twashiragamo igishumi na peteroli, no gashiramo gapfundikira gacana hejuru bikaka. Twasengeraga kwako kandi rero turi wanje mu rugo. Cyangwa undi Imana. Tugisenga umuntu aje mu karavango mbonye Imana iguhaye inzu mu mbuga hateretsemo ipoto y'amashanyarazi. Nabwo ati bitamaguruka, nabwo ati uko Imana ivuganye nawe ayo mashanyarazi naze nabo duturanye bayabone ko nasenze Imana. Mu myaka iri hinduriza ngiye kubona mana batangiye gutera ibiti, kubera iki Imana yavuze. Ipoto ya mbere bayitera mu mbuga yanjye, nuhagera uzayihasanga. Mbuga yawe hateye ipoto y'amashanyarazi. Reka twigebwe ijambo ry'Imana, mukozi w'Imana. Ku bantu badukurikiye neza, reka mbabwire ati iki kiganiro twajyanye gikubiyemo iki kiganiro gikubiyemo uburyo akunda impano y'ivugabutumwa, uburyo Imana yamukoresha mu ivugabutumwa, kigakubiramo uburyo Imana yamuhaye impano z'ubuhanuzi zitandukanye, kandi yagiye azikoresha neza uko yagiye atubwira. Imana yamukoresha imirimo n'ibitangaza, ndetse n'izo gusengera abarwayi, n'uburyo yabaye umunyamugisha nabo muri karitsiye iwabo bakabona ku mugisha wiwe. Hari igihe imvura ngigwa ije kugwira umukiranutsi umwe aho ngaho, n'abamwegereye bose bakagira ute bakarya ku mugisha. Nawe nuko nguko byagenze.
ubwo ifoto ryari kuzuye abakwege bafata ku mavuta y'Imana. Yego. Ku mavuta y'Imana yagusize. Dusiganye iminota mike y'umukozi w'Imana. Yego. Dusiganye iminota mike njye ndaza kugaruka nyuma ariko dusiganye nk'iminota itarenze nk'icumi. Sinzi ko yaranja umuntu ubivuga wakoze ivuga butumwa cyane urabizi. Ni karibu mu ijambo ry'Imana wavuze ko rikunda pe. Reka tukumve. Upfa ko wabimbwiye. Sawa ni karibu. Abadukurikiye tubaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amen. Natangiye kare mbabwira ngo gusenga ni umushinga udahomba. Bandu bashora imishinga myinshi igahomba. Ariko umushinga wo gusenga ntabwo uwo mushinga uhomba. Nusenga ntabwo uzahomba. Haleluya. Wowe senga utegereze icyo Imana yavuganye nawe. Gusenga bigire umushinga. Gusenga kwawe wibizana makajagari. Habwo bigire business. Amen. Ndi kugira ngo gusenga tuganire gusenga. Soma ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'intumwa bice 12 murongo wa 4. Ndasoma nihuse. Amaze kumufata Yego. amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 bo kumurinda, bane agira ngo azamushyire abantu. Pasika ishize nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore iryo joro. Vuga ngo iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikari babiri aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramubwira ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete ingweto zawe. Abigenza atyo, arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe ungurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ndiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rija mu murwa, rurabikingurira urwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika musigaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Gusenga gukuraho ibyo bari bagambiriye. Haleluya. Petero yari umwe mu ndumwa za Yesu. Abigishwa bahuye n'akarengane gatandukanye Yesu amaze gusubira mu ijuru. Petero rero naho yararaho ngo umwami Herode afata icemezo, afata Yakobo amwicisha ingota. Abayuda baranezerwa, hari ibyo Satana dukorera abapagani bakishima bikabanezeza. Noneho Bibiliya iratubwira ngo abonye abayuda banezerewe ngo arishima, ngo aravangagiye kwiyongeza Petero nawe ngo amwicire imbere ya rubanda, ariko ijuru riraterana. Haleluya. Amen. Uwo mwanya hari icyo nakunze mu masengesho, kugira ngo tuganire n'abantu badukurikiye. Gusenga bigira umumaro. Akamaro ko gusenga ngo abitorero ndibateranya amafaranga ngo wenda bajye kumufunguza. Abitorero ribateranya amafaranga wenda ngo bazamusange muri gereza bamugemuriye, cyangwa se ngo bakora ibindi bintu, ahubwo bafata icemezo bavuga ngo hari Imana ihindura ibintu, hari Imana inyuranya amaboko, hari Imana itabura uko ibigenza. Baje mu cyumba barasenga, ngo bagisenga amasengesho yabarazamuka. Azamutse ngo bageze ku Mana, nama mu ijuru irateranira vango Petero ndiyapfa. Haleluya. 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 Ngo uwo mwanya marayika ubwe arimanukira. Nuzasoma muri Bibiliya ugasanga marayika ni Yesu uzaho wamanutse. Isezerano ryakerevuga ko marayika yamanutse aba ari Yesu umanutse. Marayika ngo aramanuka, hatabaye kuvuga ngo tuzaze ejo ngo ejo bundi. Umva ibintu byabaye kuri Petero. Natekereje kuri Herode nzanga aratinyaga Petero.
ni Herode yaramutinyaga. Uzi ngo ko yafashe abasirikare 16 mu bamurinda, ubwo bari baratojwe igisirikare, mva neza, ariko Mana we ngo hacyubahiro, uri Imana izikurinda. 16 agezaho amujana muri gereza ngo ikingishijwe urugi rw'icyuma, niko twasomye. Amugejeje muri gereza amuboha amaboko n'amaguru. Yaramutinyaga, avuga ati uyu mugabo araducika niba akorera Yesu. Ubundi abantu bazi ko bakorera Yesu, ari muri barimbye ngo nutumbira Yesu uzaba ngawe. Haleluya. Nutumbira Yesu uzaba ngawe, ngo ndasona uzagira nubona Yesu. Baramutinyaga Petero, kubera ko Yesu nawe baramurinze, barinda imva ye. Abasirikari baraharara, buca mu gitondo baramubura, baravuga ati yagiye he. Babwira abasirikari ati mugira amahigwe ndimuvuge yuko yabacitse. Katugaruke kuri Petero. Baramuboshe, ariko Mana we soma neza, abasirikari 16 baragose, ariko bageze imbere mu cyumba bamubosha amaboko n'amaguru, bamuha abasirikari 4. Uyu mugabo yararinzwe. Herode sibondi yarafite amahirwe yo kuvuga ati ndamwica mu gitondo, ariko ndidupfa gupfa. Haleluya. Urukumva amasengesho y'abera yazamutse ajya gukora igitangaza. Imana igidutabara, abantu bakabirwa ibyabaye. Kambwira umuntu udukurikiye ngo oh haleluya, ibyo bimeze ngibigufashe, hari ibikuboshe, hari ibintu uri kubona bitakuvaho bimeze ng'iminyururu. Abantu bari kukwigambaho uko bashaka, abantu bari kuvuga bati uriya we mu gitondo turaba tumufite, ariko hari Imana ihindura ibintu. Wowe senga gusa. Haleluya. Hari Imana ihindura ibintu. Wowe senga gusa, urindira Imana izabikora. Kuri finali, kangubwire finali, Yesu azi gukina finali. Uzi ikintu Herode yakoze? Ngo yahamagaye abantu bose babaho n'abakomeye n'inyuti zafite, arabwira ati mu gitondo cyangwa ikanya cyitwa Petero. Petero ni wari mukuru. Ntumwa ni wari mukuru. Icyo gihe ko Mana ko ndi gufashwa cyane. Haleluya. Ko ndi gufashwa cyane, ndikumva imbaraga. Ngo ahamagara abantu benshi ngo mu gitondo ko arica Petero, kandi ko yamurinze bishoboka. Nawe perezida w'igihugu yari yamurinze. Yo perezida yakwitambitse. Si minota ingahe. Kambwira abadukurikiye ngo hari Imana ihindura ibintu, Imana itabura uko ibigenza. Oh haleluya. Petero ndakindi yakoze, bamubusha amaboko n'amaguru, yigeze asenga. Reka mbwira umuntu uri mu kibazo, amasengesho yawe uri mu kibazo ntabwo wayashobora, ahubwo ayo wasenze utari wahura n'ikibazo. Haleluya. Ayo wasenze utarahura n'ikibazo ajya gukurikira. Ayo yasenze atarahura n'ikibazo niyo yamukurikiye. Arisinzirira, aravuga ati cyo nzi hari iyo twavuganye. Abafite icyo bavuganye n'Imana. Haleluya. Haleluya. Abantu bafite icyo bavuganye n'Imana kuri kamera. Haleluya. Rero Petero yijyamiye yisinziriye, abasirikari baramurinze iminyururu. Ubwo mu gitondo yaryamye aravuga ati va, bari kwasi icuma baragitera hatu, baranyica tu. Reka mbwira abantu bari gusenga, namwe mwicaye aha n'abadukurikiye, mbabwire ngo ibyo utekereza ko birakubaho mu gitondo sibyo. Ikizakubaho mu gitondo ni Imana igifite mu kiganza. Imana ikora ibitangaza nijoro ngo mu gicuku. Uzi ko mu gicuku ariho umwami yabuze ibitotsi ku bwa Esiteri, ngo mu gicuku marayika aramanuka kwa Petero. Petero yisinziriye mu gitondo ari buca agapfa, ati nubundi nanduza yagiye Yakobo nanjye. Yararirimba akavuga ati iya bambita amababa bayaba marayika bangu, akabona ururembo rumwegereye. Nibyo yarotaga gusa, yarotaga abamarayika bamusanganira, akarota abera bamusanganira. Nibyo yarotaga gusa ngo akiraho, ngo abone umuco watse mu nzu. Imana nihimbazwe. Noneho
umumarayika mukoma mu mbavu. Muri uyu mwanya hari Imana ije kugukoma mu mbavu. Amen. Iminyururu ngo uhita imanuka imuvaho, amaboko ivaho ndaho uyifunguye, umuco ucaka mu nzu gusa. Icyo dukeneye ni Yesu ngo aze mu byacu. Mu bibazo ufite hamagara Yesu aze mu byawe. Iminyururu ndaburamenya aho inyuze ngo iratoga kanihute. Yego. Bikimara gutoga baramubwira ngo fata ingweto numbaza aho zari ziri. Yambara ingweto arafunga. Uhagarikiwe n'Imana. Ayiwe wigira ubwoba n'ibyo uri kubona. Imana niguhagarikira ikavuga ati ambara, uzambara. Niguhagarikira uzambara. Imana nihagarana nawe uzaba umuntu ukomeye. Isunge Yesu ni ukomeye wenyine. Ngo yambara ingweto arazifunga neza, atitaye ko bane bajyamye hano, atitaye urugi yanyuzeho, atitaye ko hari 16 barindiriye hanze. Ariko Imana nihimbazwa. Kuri finali ngaramubwira ngo ifubike n'umwitero wawe. Imana nigukenyeza izaguha n'umwitero wifubike. Ngaramubwira ngo ngurikire. Waramukurikira ngo barasohoka, ngo bageze hanze ngo Petero avuga ati kuko biri kose Imana yatumye marayika wayo aza kungura mu nzu y'imbohe, ariko ni mu nzozi ndacayirimo. Mu gitondo banarangije umumarayika musiga ngo Petero agari uvuye ngatangira kubona imisozi iwabo. Atuzi ko marayika bugira ari kumwe nanjye, kangura ikintu gitangaje nzozi. Imana ni bakurikirana abantu b'Imana bazagirwa n'ingaruka. Reka mbabwire kuri kamera ngo nibagabanye. Mugabanye guhiga abakristo, mugabanye guhiga abantu b'Imana. Reka mbabwire ahubwo namwe mubayoboke mukizwe, ijuru nirigari twese tuzaritahamo. Oh haleluya. Muze dufatanye urugendo tuki wacu Siyoni. Niyo dushaka kujya, niyo gakondo yabera, niyo twese dushaka kuzaba kandi tuzaturayo. Yo Herode yemera gukizwa ndabwo abari yaguye inyo nabo bari hamwe n'abandi mubera. Ariko ndabifuriza bene data gusenga kujya guhindura ibintu. Amen. Ndashoje. Ndahamagara buri muntu. Nutange nayimaze. Haleluya. Amen. Ikinomboro cyari kiri hejuru ya Petero kiba kivuyeho gihinduka inyo. Ndashoje. Oh haleluya. Amen. Tugiye gusenga n'Imana ahuri. Niba ufite ikibazo cyakunaniye. Yego. Ukaba udukurikiye. Gira kwizera. Yesu ni umwami n'umukiza. Ashoboye byose. Niwe waremye. Niwe ugira uko abigenza. Tumwizere tumwiringire. Nakubwiye ngo akamaro ko gusenga gakuraho ibitakagombye kubaho. Byane bya bikubangamiye bikavaho. Tugiye gusenga Imana. Gira kwizera. Ufite kwizera. Iyo tugiye gusengera abarwayi turabwira ngo manze mukiri imitima. Wa ufite umutima urwaye. Mbere kukira ingwara y'umubiri. Manza wakiriye umutima. Kuko umubiri naho wapfurabura ariko ubugingo bukijwe ujya mu ijuru. Tugiye gusenga Imana. Amen. Munyemerere dusenga Imana. Nawe ahuri udukurikiye. Aho huri. Cabo gufite dusenga Imana. Maze imbaraga z'Imana zikuzeho. Umenye ibyiza byo gukizwa. Mana ishobora byose. Haleluya. Mwana w'Imana. Mana yabanye na Petero mu nzu y'imbohe. Ibyo turimo natwe bitugoye bitugose ntaho byakunanira. Uracyafite za mbaraga. Za zindi zikomeye zakuye iminyururu kuri Petero. Urugi rwababona gusa rugakinguka. Bene data aba badukurikiye n'aba turi kumwe birashoboka ko hari inzugi zibakingiranye. Ariko kubera ko igihe kitaragera ndabasengeye ngo marayika amanuke. Kuko yo turi kumwe nawe inzugi zirakinguka. Yo turi kumwe nawe iminyururu iramanuka. Turasenze ngo ugumane natwe muri aya masengesho. Ndasenze ngo umwuka wera agumane natwe kandi abera bose bera batuye isi ndabasengera kugira ngo bakomeze urugendo iwacu ni mu ijuru. Ni wabo wabakijijwe aho niho hatagegwa n'inzara. Muri njarimba ngo ndanzaribayo ndanimiruho. Oh haleluya. Aho niho twifuza kuzaba, niho twifuza kuzatura iteka. Turasenze ngo twese tuzabeyo. Urakoze Mana,
urakoze ko wakiriye gusenga kandi kugumanye natwe, ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze. Amen. Yego. Urakoze mukozi w'Imana ku bw'ijambo ryiza utugejejeho. Kokoro nawe wakoze kwicara aho ngaho. Ngomba kumvira umwuka. Wakoze. Urumva umeze ute ku bw'ijambo ry'Imana umaze kumva? Ndumva nishimye kabisa. Twasuye inshuti yawe Nubwo Petero yarababaye, ariko nyine yararinzwe n'Uwiteka. Tekereza Herode kugira ngo ashyireho abasirikari 4, iburyo ibumoso imbere n'inyuma, 4 baba 16, amuboha amaguru n'amaboko. Burya nuko abanzi bacu baba badutinya. Muri aka kantu bajya basiga n'umunwa warabubosha. N'umunwa ntabwo mbizi birivuga amaboko n'amaguru, urumva yaboheshe. Ariko burya nuko yari amutinye. Abanzi bacu, urumva hari ukuntu bandika Bibiliya bakagira ikintu kimwe basiga, ariko kuvuga ngo n'umunwa wari ufunze buriya ntacyo uzatubwira aho byanditse. ntabwo wabyumva nyine ngo yakoresha ibishoboka byose ku buryo n'ahantu Petero yatuborera agira ute avuga ashaka ubutabazi, ariko abona ko imbaraga z'Imana zisumba kure cyane imbaraga. Amen. buriya nuko batavuga ibintu byinshi ngo no mu miryango yo kwa Ntuze bari bagezeho hose yo kwa Petero hari ibintu byinshi avuga kuko hari ikintu ushobora kukubaza muri Bibiliya ukawakimura nk'isobanuro ngo mbwira Ntuza Yona uzi urupfu rwa Yona ukuntu byarangiye Bibiliya bararuvuga, ariko abakurikiranye amateka bavuga ukuntu yapfuye n'ukuntu byarangiye. Yaguye he sitacishe Yona guhita rushishi cyane zabikubwira. Yes, ndabashimiye cyane rero. Kokoro mutumirwa wacu bamubwire ijambo ukurikije uko twakoranye ikiganiro. Nagumemo gumamo muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho tubohokera. Nagumemo umukozi w'Imana gumamo, kandi nge nagukunze, nizeye ko n'abantu badukurikiye bagukunze. Gusa nkuko natangiye mbabwira ati hari igihe umuntu ashobora kutwandikira akatubaza nimero y'umukozi w'Imana twakora ikiganiro, uyifuza gusengana nawe cyangwa se uyifuza kumubaza ibindi bintu byinshi, cyane cyane ko mwumvise impano zose Imana yamuhaye ni nyinshi pe, ni nyinshi. Buriya ni impano n'Imana iguhereza bitewe na situation ugezemo. Hari umuntu wambwiye ati ngera igihe njya gusenga nk'ahantu nagira ngasanga aho hantu ntago bisaba kuzamura isengesho, Imana ikahita impeza impano yo gukora amafaranga mu mufuka nkatanga. None impano yagira ahantu agasanga si bisaba kumanza ugahumiriza, ikamubwira ati tegeka nyatsi ndakarandiza ikindi. Impano nyinshi Imana yahaye umukozi w'Imana. Reka tumusabe nimero ye ayiduhe kugira ngo muzamubone ku buryo bworoshye. Nawe namubwira ati nyabuneka abantu bacu uzabakurikirane, baba barushye kandi bahamagara ari benshi, bigaragara ko abantu dufite ibibazo. Yego, watubwira nimero yawe, ndabona ufite na telefone nini ukoresha WhatsApp ku buryo bajya bakubona. Nimero yanjye ni 078 37 26 51 9. Yego, nkwiswe muri mwe 078 37 26 51 9. Yego, urakoze cyane, twagushimiye. Shimana Concorde nawe wangejeje inaha. Yego, niwe ambassadeur wanzanye inaha. Concorde ndagushimiye. Ndamushimiye yakoze kukuzana. Nize ko kuri Concorde TV ho nibisanzwe ni bya bindi byacu byo kugenda dushaka abakozi b'Imana kandi mureho amwuka w'Imana n'amavuta y'Imana. Yego, dukomeze dukore subscribe kuri Concorde TV show kugira ngo tubone Imana natwe duteza imbere, sibyo Kokoro? Ako kantu reka ndeke kukibagira. Yes, murakoze cyane. Yego.